uri umukobwa cyangwa se uri umusore ariko ukaba ukeneye kwinjira mu rukundo cyangwa se wari uvuyemo ushaka kongera kurugarukamo, ariko hari bimwe mu byatumye uruvamo ariko hari n'ibindi bishaka gutuma urusubiramo, ariko hari ibintu ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo. Kora ibi bintu ni ibihe? uyu munsi nagutegura ibintu ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, aho kugira ngo urukundo rwawe ruzamare iminota 5 cyangwa se rumare amezi 3 ruhite rurangira, ahubwo ngiye kukwereka ibintu bishobora gutuma urukundo rwawe ruramba rukazamara imyaka, aho rimwe na rimwe uzamubwira uti I love you nawe yagusubiza ati I love you too, bityo urugendo rw'urukundo rukaba ruratangiye mukazatandukanywa n'urupfu. Nibi nibyo ngiye kubereka rero, aho kugira ngo uzapfe nta rukundo wigeze ruzima, warabaye mu rukundo rw'amarira. Ngiye kukwereka ibintu bizaguhanagura ayo marira ushobora kuba waragize ndetse n'ibizakurinda. Mbese uyu munsi ngiye kukwereka urukingo rw'amarira mu rukundo, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, nanjye bibategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, uhawe ikaze ku muyoboro w'abasobanutse, uhawe ikaze muri gym y'urukundo. Ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, gira kwihangana, cyangwa se menya ko urukundo rusaba kwihangana. Kwihangana ni kamwe mu bimenyetso cyangwa se ni kimwe mu bimenyetso byereka umuntu cyangwa se byerekana n'umuntu ukomeye, kuko igihe cyose ugera kwihangana ubuzima bwawe buba bwiza, kuko igihe cyose wagize kwihangana cyangwa se n'ubuzima bwawe bufite kwihangana, ubuzima bwose wabubamo. Uri wa muntu utihangana ntiwakwihanganira inzara, uri wa muntu utihangana ntiwakwihangana kuba umugabo wawe yaguciye inyuma, ntiwakwihangana kuba haba ikindi kintu runaka. Rero igihe cyose wagize kwihangana ukavuga uti iki kintu cyabaye ariko ngomba kugikemura cya, kuko igihe cyose wabuze kwihangana ntusanga utanabona uburyo ki usoluvinga icyo kibazo. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo winjire mu rukundo, gabanya ako gasuzuguro. Ingo nyinshi zishwana usanga zarabuze icyubahiro, aho usanga umugore yavuze uti nge sinakubaha imbwa y'umugabo, aho usanga n'umugore yari maramaje avuga uti ngewe umugabo wanjye ntanyubaha nanjye sinzamwubaha. Ako gasuzuguro kajejeje tapi gatuma urukundo rwanyu rupfa burundu, kuko ibintu byose byacemwa agasuzuguro birapfa. Rero igihe cyose umugore atangiye gusuzugura umugabo, amusuzugura amubwira turakabwa, ntacyo maze, urutwa n'uriya cyangwa se nta n'icyo uri cyo, rimwe na rimwe ibyo ngibyo bishobora no gusenya urukundo rwanyu. Rero igihe cyose ufite agasuzuguro unari kukiyumvamo, ntujye mu rukundo kuko ruzashira, ruzahita rushira, ariko gerageza uba umuntu woroshye. Urukundo rusaba ko buri umwe wese aba umuntu woroshye, kuko igihe cyose wigize igikomerezwa n'undi bishobora kumutera kwigira ikigenge cyangwa se akiyumva nk'igikomerezwa, bikarangira nyine urugo rwanyu rubaye rwa rugo rw'ingumi n'imigeri, kuko ibintu byose birimo agasuzuguro ntabwo biramba. Ikintu cya gatatu ugomba gukora niba ushaka kwinjira mu rukundo, gira imico myiza. Imico myiza ni kimwe mu rufatiro rwo gutuma urugo rukomera, kuko urugo rutarimo imico myiza cyangwa se n'urukundo rutarimo imico myiza, aho usanga umusore aba afite abakobwa nka 5 atendeka, buri umwe aryamana nawe buri joro, nawe ukavuga uti mbonye umukunzi. Rimwe na rimwe ugasanga nawe nuko wimereye cyangwa se ufite n'indi mico itari myiza. Ariko nk'ibi twavuze haruguru, igihe cyose utagira kwihangana, hari igihe usanga umwe yarakweretse uruhu rw'intama pe, kakubwira uti nge sinzambana, ariko wagera mu rugo ugasanga ni indaya butwe. Rero jya ugerageza, niba unagiye guhitamo umenye ko kwihangana ari kamwe mu bimenyetso bizatuma uba umuntu ukomeye ndetse n'urugo rwanyu rukazaba urugo rukomeye, kuko igihe cyose wagize kwihangana bigeraho bigatuma wa wundi wawe waragiye agaruka. Ariko igihe cyose wabuze kwihangana ukavuga uti nge sinabyihanganira nakwica, ukumva ko murarwana, hari igihe birangira nagucitse akigendera, rimwe na rimwe ukamera nk'ingata imennye. Ikindi ugomba gukora niba ushaka kwinjira mu rukundo, gira urukundo nyarwo. Hari igihe usanga uri mu rukundo ariko ugasanga urwo rukundo urimo ni urukundo rw'ibintu, ntabwo ari urukundo rw'uwo muntu nyirabyo. Rimwe na rimwe ukavuga uti uyu musore afite imodoka, ariko ngiye gukundana nawe bizarangira imodoka yinyanditseho.
ukabikora mpaka ikugezeho, yaba yakugezeho ugahita uvuga uti ngiye ntabwo nkundana n'imisega. Rero igihe cyose wagize urukundo rutari urwa nyarwo, ntabwo urukundo rwawe ruzaramba nyine, uzaba ukunze icyo kintu kandi icyo kintu gishobora gushira, cyangwa se n'uwo mutima mubi ufite bikazarangira ubaye umuntu udashobotse. Rero urukundo nyarwo ni kimwe mu bizatuma ubasha kuba umunyacyubahiro cyangwa se uba umutsinzi muri ubu buzima, ndetse n'urukundo rwawe wowe n'uwo mukobwa mukundana cyangwa se n'uwo musore ukazaba ari urukundo rwishimye, ndetse n'ubuzima bwanyu mukaba abantu bahora bamwenyura, kuko igihe cyose harimo urukundo nyarwo ubwo bugari n'ayo mazi mwabijya mukanezerwa. Ariko igihe cyose atari urukundo rwa nyarwo birangira mushwanye, kandi rimwe na rimwe ugasanga no gusubirana biranze, cyangwa se umwe akazica undi igihe byakomeye. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, gira intego zihamye mu rukundo. Igihe cyose ugiye kujya mu rukundo uvuga uti intego zanjye nizi, uyu mukobwa ngiye gukundana nawe ariko nshaka kuzamugira umugore. Aho ngaho bizagufasha mu gutuma uvuga uti umukobwa ngomba kumutwara utya kugira ngo atazancika, cyangwa se ngiye gukora ibintu kugira ngo umutima wanjye umwigarurire, ndetse nawe uwe umwigarurire. Ibyo ngibyo bizatuma mubasha kuba couple imeze neza. Ariko igihe cyose nyine ibi bintu utarabikurikiza bishobora kuzatuma urukundo rwawe rupfa, kuko hari abantu benshi usanga bajya mu rukundo abanya umukobwa ntanamuzi, akavuga uti umukobwa ndamukunze reka namuterete, ukamukomfurima pe, umukobwa akemera, ariko ugasanga mwanagiye mu rukundo, ariko ugasanga urwo rukundo rwanyu nta ntego, ntiwari umuzi, ntiwize imico ye, ntuzi ngakunda iki yanjye iki, ukavuga uti mfite sheri. Aho ngaho umeze nk'uwatoraguye amafaranga mu muhanda, kuko ntacyo yakumarira. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kujya mu rukundo, izere uwo mugiye gukundana. Igihe cyose cyangwa se n'ikintu icyo ari cyo cyose kitarimo icyizere ntabwo kiramba. Nk'uko twizera Imana nayo turayizera. Rero igihe cyose wagerageje kwizera umukunzi wawe, ariko ntukizere umuntu 100% kuko ashobora kuguhinduka, jya ugerageza nawe umwizere, kuko ntawamenya, kuko hari igihe usanga igihe cyose umwizeye nawe azakubera umwizerwa. Rimwe na rimwe gerageza uvuga uti ndakwizeye, cyangwa se unabikore, bizatuma urukundo rwanyu ruramba, kuko nakwereka icyizere ntuzajya umucunga cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko urukundo muzarwubaka nta makemwa cyangwa se nta kwikangana uvuga uti udufaranga ntushyize dushobora kugenda, cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, gira isuku haba ku mubiri ndetse no hanze. Rimwe na rimwe wambara imyenda imeshe cyangwa se n'itameshe, rimwe na rimwe itameshe igutereshereza agaciro muri sosiyete. Rimwe na rimwe ukubonye akavuga uti dore cya gikorwa cy'ikinyamwanda, dore cya gihungu cy'ikinyamwanda, cya gihungu kifite agahuyu. Rimwe na rimwe ibyo ngibyo ntabwo bishobora gutuma ubona urukundo. N'uwo mukundanye azaba ari wa wundi uvuga uti naraburiwe, naragumiwe, reka nkundane nawe. Rero igihe cyose ugira isuku bizagufasha, kandi binafashe ejo hazaza hawe h'urukundo, kuko urukundo rurimo isuku nyine narwo aba ari isuku. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, gabanya ubunebwe. Urukundo ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari iki, ndetse nta nubwo ari umuhati, ahubwo urukundo naho usanga ibintu byose bisaba gufashanya. Rero igihe cyose uri umuntu w'inyanda udakunze gukora, utazi buri kimwe cyose, ubuzima busaba ko dukora, ntabwo ubuzima busaba ko turyama. Ese uwo mukobwa wenda uri kuvuga uti reka ngiye muzane ibintu byo kugura indaya simbishaka, ariko ambera umugore, akaza wenda ariyo zo ntego ufite, ariko nta n'amafaranga ufite. Ese uwo mukobwa cyangwa se umugore ushaka kuzana uzamuha iki? Wowe ujye ubanza unabitekerezeho, ugabanye ubunebwe, ubanza ukore, kuko byose bisaba amafaranga. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, gabanya kuba umwasama.
uri umwasama, buri kimwe cyose kibaye imbere yawe urakivuga, buri kimwe cyose cy'intego zawe uragenda ubyasasa, buri kimwe cyose mbese uri kugenda ucyasasa, ariko ibyo ngibyo byose byiza kuko bishobora kuzagusenyera ejo hazaza hawe, ndetse n'abakubona bakakubona mw'iyindi sura itari y'abantu bazima, kuko nta muntu muzima wo kuba umwasama. Ikindi kandi ugomba gukora mbere yo kwinjira mu rukundo, senga Imana igufashe. Nyabuneka Imana niyo igena byose kandi niyo mugenga wa byose. Igihe cyose rero wagerageje ukabwira Imana uti Imana ngenda gusabye umukunzi wanjye cyangwa se unampa umukunzi, Imana imuguhitiramo. Ariko igihe cyose wagerageje ntukore n'ibintu bizima, Imana irakumva ikaba yanagufasha. Rero Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha. Gabanya ibyo byaha, rimwe na rimwe uri umusambanyi cyangwa se unakora ibindi bintu ibyo ari byo byose bishobora kuba birimo uburiganya, ariko ibyo ngibyo byose byiza bishobora kuzakwangiriza ejo hazaza hawe. Ni dore naguteguriye wowe umusore ushaka kwinjira mu rukundo cyangwa se wa mukobwa ushaka kujya mu rukundo, ibi bintu nubikurikiza bizatuma urukundo rwawe ruramba. Twababwiye ko kugira kwihangana ari kimwe mu bizatuma urukundo rwanyu rukomera, ukagabanya ku gasuzuguro, ukagira imico myiza kandi ukagira urukundo nyarwo, ndetse ukagira intego zihamye mu rukundo, kandi ukagirira n'icyizere wo mugiye gukundana, kandi ukagira n'isuku, ndetse ukagabanya ubwo bunebwe, ukagabanya no kuba umwasama. Ariko ntiwibagirwe gusenga Imana. Njye wari wakibateguriye, ndavuga iki kiganiro nitwa Aime. Urakoze kureba ino video.